Reka dushime Imana cyane inshuti bavandimwe mukurikiye ijambo ry'Imana, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe. Tunejejwe cyane no kongera kuba tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Tuba tubizi neza yuko ari amahirwe akomeye aganisha abantu ku bugingo buhoraho, kuko ijambo ry'Imana ryarabitubwiye muri Yohana 5:24. Njya nkunda kubibabwira iryo somo kuko niryo ryanyubatse cyane, niryo byabaye impamvu yo kwizera Yesu Kristo ku bugingo bwanjye, bitarimo ibintu by'amarangamutima cyangwa ibintu bishingiye ku musenyi, ahubwo numvise amagambo Yesu Kristo ubwe yivugiye muri Yohana 5:24 ngo nukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, ngo kandi ntabwo azacirwaho iteka, ngo ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Mwese nk'uko mubizi, icyaha cyadutandukanije n'Imana kituzanira urupfu. Rero kubw'inama y'agakiza binyuze mu byo Kristo dukoreye, Imana yongeye kudusubiza ayo mahirwe twatakaje, ku buryo umuntu wese wizera Kristo yongera gusubirana ubwo bugingo binyuze mu kumva ubutumwa bwiza, binyuze mu kumva ijambo ry'Imana akaryizera. Rero njyewe namwe tugize amahirwe, tugize umugisha wo kugira ngo Imana idutereke mu mwanya abantu bose bifuza kuzabana nayo, abantu bose bifuza gutandukana na Satani. Imana idushyize mu mwanya wo kugira ngo tuve mu rupfu tugere mu bugingo binyuze mu kumva no kwizera ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu buri gihe iyo Imana iduhaye umwanya nk'uyu, ntangira nshima Imana kubw'ayo mahirwe atagira akagero Imana ibiduhaye. Muri uyu mwanya tugiye gusubukura icyigisho twakoze, ibyigisho bibiri byakibanjirije. Icyo kivuga mbere y'umugaru uteye ubwoba. Icyo ni icyigisho nifuza yuko twakongera tukavuga incamake y'ibyigisho bibiri byabanje. Ndabivuga mu ncamake ndasa ku ntego n'icyo byari bigendereye nabo byari byerekejeho icyo bakwiriye kuba bakuramo, kuko n'ibyigisho twagabanijemo ibice bitatu. Icya mbere ni umuburo wahabwaga abayobozi b'itorero, icya kabiri ni umuburo wahabwaga abavugabutumwa n'abandi bantu bigaragara yuko bamaramaje kwiyegurira Imana bayikorera mu ruhande rw'ivugabutumwa. Icy'uyu munsi tugiye kukirebera hamwe kubizera, kubera ko baba ari abavugabutumwa, baba ari abizera, baba ari abayobozi mu itorero, twese turi abana b'Imana. Kandi ijambo Yesu yavuze abicishije muri Pawulo yandikira Abaheburayo, akavuga amagambo akomeye cyane avuga yuko umuntu wese iyo yemeye gucyaha no guhanwa, ubwo niwe watanze igihamya cy'uko ari umwana nyakuri. Yesu nawe cyangwa se Imana Data, nka Data wa twese nyine, mu Byahishuwe 3 uhereye ku murongo wa 19 yaje kwivugira amagambo akomeye cyane atugaragariza ko dukwiriye kwishimira ubutumwa bwo kutuburira no kuducyaha ntituburwanye. Yaravuze ngo abo nkunda bose ndabacyaha nk'abahana ibihano. Aravuga ngo nuko rero gira umwete wihane. Ubutumwa twize bwarebanaga n'abayobozi n'ubundi cyangwa se n'abavugabutumwa, nubwo tugiye kurebana hamwe bureba n'ubundi abizera muri rusange. Ubwo abizera n'ubundi natwe biratureba, kuko na mbere y'uko umuntu aba umuvugabutumwa aba ari umwizera. Mbere y'uko umuntu aba umuyobozi, yaba ari umupastori cyangwa umukuru w'itorero cyangwa umudiyakoni, n'ubundi aba ari umwizera. Iki cy'abizera nubwo kigiye kureba rya tsinda rinini ribarwa wenda nk'iridafite inshingano zo hejuru z'imbere, ariko biraza kudukubira hamwe twese n'ubundi uwo ni umuburo uri buze kuba utureba cyane. Ibyo byigisho rero, impamvu mbabwiye ngo ngiye kubisura mu ncamake, nuko icyo tugiye kureba uyu munsi ni umugabane wa gatatu kandi usoza muri ibyo byigisho n'ubundi twari turi kurebera hamwe, bituburira ngo turebe ngo mbese mbere y'uko umugaru ukomeye utera nk'uko inyandiko zabitubwiye, uyu munsi duhagaze dute? Mbese ntibikwiriye ko buri muntu wese yasuzuma uruhande rwe akitegura, cyangwa yasanga uruhande arimo rupfuye agahindura uruhande bigishoboka ko umuntu yaruhindura bikemera? Ko ijambo ry'Uwiteka ritubwira ko hari n'igihe abantu bazasobanukirwa ko uruhande bahisemo rupfuye, kandi ko bigaragara ko ruciriweho iteka, bakagira icyifuzo kitajenjetse, kiremereye, gikomeye cyane cyo guhindura urwo ruhande ngo bajye mu ruhande ruzima, ariko icyo gihe ntibabishobore. Niyo mpamvu
muri uyu mwanya nifuza yuko nakongera kugira ngo ayo matsinda yose uko ari 3 ngende ngira ikintu gito nyavugaho cy'umubura Imana yaduhaye, kugira ngo bigishoboka uyu munsi Kristo umutambyi wacu mukuru atarava hera cyane, yaba ari abayobozi mu itorero ku nzego zose, yaba ari abavugabutumwa mu rwego rwose waba uvugaho ubutumwa, kuko ubundi buri muntu wese yahamagariye kubwiriza ubutumwa, yaba ari abizera, twese twitegure Kristo ugiye kugaruka tuzanezezwe no kubana mu ijuru. Uwo niwo mugambi w'ibi byigisho. Nubwo wenda rimwe na rimwe hari igihe abantu bakurikira imiburo cyangwa no gucyaha, kandi twabisomye muri Bibiliya no mu mwuka w'abahanuzi bikabarakaza, ariko ntabwo gahunda yacu ari ukubarakaza, nta nubwo rwose ari ukubabona mubabaye. Ariko niba kubabara kwanyu bishobora kubatera gufata imyanzuro myiza yo kuzibukira icyaha cyabarimbuza, ndifuza ko umwuka w'Imana yabatera kugira ka gahinda nyakuri ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Uzi ko mu rwandiko rwanditswe na Yuda rwo muri Bibiliya, Imana yanavuze yuko biramutse binashobotse yuko bigaragara ko abantu ubwoba bwabatera gukiza ubugingo bwabo, nabo tuba tubukwiriye no kubatera ubwoba, tubabwira ko aho bari nibahaguma bazarimbuka. Mu rwandiko rwanditswe na Yuda, nibishoboka ngo tubahubuze dukoresheje ubwoba. Niyo mpamvu murumva ko Imana iba yaragambiriye gukiza ubugingo bwacu mu buryo bumaramaje. Mureke ku ruhande rwacu twe kuba ari twebwe twinangira. Isomo twashingiyeho ibi byigisho, ndasomera iryo somo n'igihamya mu ntambara ikomeye twashingiyeho ibi byigisho, ni isomo riri muri Yesaya igice cya 8 uhereye ku murongo wa 11 ukageza ku murongo wa 15. Handitswe amagambo avuga ngo: Uwiteka yamfatishije ukuboko kwe gukomeye, aranyigisha ambwira yuko nakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko, ati ntimuvuge ngo baratugambaniye, nk'uko ubu bwoko buzavuga kuri ibyo byose buti baratugambaniye. Ntimukagire ubwoba nk'ubwabo kandi ntimugatinye, ahubwo Uwiteka Nyiringabo muba ari we mushimisha kwera kwe, kandi uwo aba ari we mujya mwubaha mukamutinya, kandi niwe uzababera ubuturo bwera, ariko azabera amazu ya Isirayeli yombi ibuye risitaza n'urutare rugusha, abera n'abaturage b'i Yerusalemu ikigoyi n'umutego. Benshi bazamusitaraho bagwe, bavunike, bazategwa bafatwe. Nimwumve uburyo nk'umuhanuzi w'Imana Yesaya, Imana baramunyujijemo umuburo ukomeye, uburira abantu ubabwira ko imbere yabo hari ikigeragezo gikomeye cyane gishingiye kuri Kristo, ku mahitamo bazagira yo kumwiyegurira cyangwa yo kumurwanya. Imana itanga uwo muburo kugira ngo abantu bitegure mbere y'uko ibyo bintu bibageraho. Ariyo mpamvu natwe turiho muri iyi minsi, Imana yatanze umuburo mu magambo dusoma mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni mu cyigisho cya 38, ni kuri paji ya 426 muri kino gitabo cy'Intambara Ikomeye gitoya mfite. Handitswe amagambo avuga ngo ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje. Nkuko iyi nyandiko bivuze, mubyumve neza ko ntabwo ari igihe cy'umugari uteye ubwoba ibi bintu bagiye kuvuga bizaba, ni imbere yaho, kuko baratubwiye ngo ni igihe umugari uteye ubwoba uzaba wegereje. None ku umugari uteye ubwoba wegereje, nge nawe mwe turi gufata uruhe ruhande? Turi gukora yahe mahitamo? Ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, iyi nteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa 3. Iri tsinda ry'aba bantu rirambabaza cyane. Byabayeho ari ryo rikoreshwa n'Imana mu isi yose ngo ritegurire abantu kugaruka kwa Yesu. Ariko nimwumve, ubwo twatangiye kubona ibishashi, ubwo twatangiye kubona ibimenyetso by'uyu mugari uteye ubwoba turi kubirebesha amaso, nimwumve amahitamo abantu bari gukora. Abayobozi, abavugabutumwa n'abizera, twese hamwe mureke twisuzume, twihane. Nibyo like Imana iri kuduha. Ntabwo Imana yifuza kuturimbura, irashaka kudukiza. Niyo mpamvu y'umuburo. Ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa 3, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Abarwanya ubu butumwa basanzwe bahari, sibyo? Satani asanzwe akoresha ubwami bw'Abaroma kugira ngo n'ubundi arwanye ubu butumwa. Ariko inyandiko ziratubwiye ngo itorero ry'Imana, kuko nta bandi bizera ubutumwa bwa marayika wa 3 bwahawe Adventiste umunsi wa 7, bazava ku kejo, kandi barimo barakava rwose pe, hasigaye imbarwa. Wenda niba nkabije nkaba nkuvugiye ibintu bitari byo, Imana ishimwe, ubwo uri mu ruhande rwiza. Ariko bari kukavaho pe, bari kwifatanya n'abantu barwanya ubu butumwa.
bakabwihakana bati bariya abantu mubona ibintu byabo ni iby'inzaduka, nta hantu duhuriye nabo. Bazava ku kejo maze bifatanya n'abarwanya ubwo butumwa, ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi. Ntabwo mubona ukuntu tuba twarahuje imigambi n'isi, ku buryo umuntu aba asigara anafite n'ubwoba bwo kuvuga ati bataza kubona yuko ibi bintu isi yose irimo ngewe ntabirimo. Wabaye mu bintu by'Imana ko nayo izaba mu byawe. Buri isi yo iba ifite imbaraga, ifite amafaranga, ifite imbunda, ifite abanyabwenge biteguye gusohoza ibintu byabo. None nawe ko watanze ubuhamya ko uri mu ruhande rw'Imana, ukabatizwa ukavuga ko uri umukristo, wagiye mu bintu by'Imana akaba ari byo ugumamo, ko akaga kose wabihuriramo nako Imana yavuze ko izakirengera. Kuki byagushishikaza kujya gufasha abantu no gutera inkunga abantu batabuza amaboko? Ariko nyine kuko ubuhanuzi bugomba gusohora, niba umuntu atari mu ruhande rwa Kristo akaba agomba kuba mu ruhande rwa Satani, niba umuntu adafite umwuka w'Imana akaba agomba kuzurwa n'umwuka w'abadayimoni, niko bigomba kugenda. Ngubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza nabo imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, ari cyo ruhande rurimo benshi, inzira ngari. Matayo 7:13-14. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Twasabye ngo ibi bintu bigomba kubaho mbere y'uko umugari ukomeye uteye ubwoba uba. Ibi bintu biri kwaho uyu munsi. Abantu mu nzego z'itorero, abantu mu nzego z'amadini bataye ubutumwa bafite muri Bibiliya, bahindutse abakangurambaga. Ndaza kubasomera ubuhamya uburyo iyo abayobozi n'abavugabutumwa barabwirije ubutumwa bw'amahame ya Bibiliya, na leta z'ibihugu zari koroherwa n'imitwaro zikoreye, zari kuba zifite abaturage bazima batuzuye muri za gereza no mu bitaro ari abarwayi bitewe no kutirinda. Ndagira ngo ubwire ngo ibi bintu abayobozi b'amadini baba bari gushuka leta ngo bafatanyije nayo ngo bari kwifasha gukora ubukangurambaga, barimo barayituburira. Iyo aba bari bashikamye mu mahame ya Bibiliya, bari kuzajya bafata abaturage b'igihugu bakabashyira ku rufatiro ruzima, leta yabareba ikavuga ati mba aba ni abantu b'Imana, ni abantu batari abanyarugomo, ni abantu batagira icyaha baregwa, ku buryo na leta iba yorohewe. Ejo bundi hari abavandimwe duheruka gufasha ni itorero ryo muri gereza imwe, bambwira umubare w'abizera bari muri iyo gereza batabatirijwemo. Twari tuboherereje ubufasha mu buryo bw'ivugabutumwa kugira ngo nabo babashe kwiga ijambo ry'Imana. Umuntu arambwira ngo barenga 1300 batabatirijwe muri gereza, bayigiyemo ari abizera. Iyo tuza kuba twarabwirije ubutumwa neza, ubu ntabwo tuba dufite abizera bafungirwa kwiba, bafungirwa kwica, bafungirwa gufata ku ngufu, bafungirwa gusambanya abana batagejeje imyaka, bafungirwa ruswa. Ntabwo abantu tuba tubafite muri gereza. None ibintu muri gukorera leta ngo muri kuyifasha si ukuyituburira koko? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo, abo bahakanyi bavuye mu itorero. Uzi ko abantu Imana itakibemera yuko bari no mu itorero ryayo. Buriya nubwo wabona ari abavugabutumwa, ukabona ari abayobozi mu itorero ndetse rwose n'abizera babumva, umuntu wese utagikurikiza amahame ya Bibiliya nk'uko ari, mu ijuru bazi ko yavuye mu itorero ry'Imana. Kuko itorero ry'Imana urufatiro rwaryo ni Yesu Kristo. Niba amahame ya Kristo n'intumwa n'abahanuzi utakiyagenderamo, nushaka uyobora general conference, nushaka uyobora iniyo, nushaka warabatirishije abantu bangana iki, niba amahame ya Kristo n'intumwa n'abahanuzi utari agenga imibereho yawe, ijuru rari bizi neza yuko uri mu mugabane wa Babuloni, utari mu mugabane w'itorero ry'Imana.
ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo, abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani zizabarega kandi zikabashinja zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashyeshyariza kugira ngo babateze abayobozi. None se ibi bintu nibatubwira ngo bizabaho mbere y'uko umugara ukomeye uza? Ibi bintu byo guteza abizera abayobozi no kubashyeshyariza uyu munsi biri kubaho. Umuyobozi bikamuhagurutsa mu biro bye akajya ku biro by'ubuyobozi ati kanaka niyo wazengereje abantu, ubuyobe bwose bafite rwose no kwanga gahunda za leta niwe ubitera. Nta jambo na rimwe ribi yigeze avuga kugira ngo wenda binagaragare yuko abantu ntacyo baba batakoze bashishikarira gahunda z'isi. Ariko mureke mbabwire ikintu, umuntu w'Imana, ibi bintu mbibabwire, umuntu w'Imana wamaze gukora amahitamo ye neza, agatangariza isi ko yiyeguriye Imana, agatangariza isi ko akorera Imana, nubwo mwamubona ameze nk'umuntu woroheje aba akomeye, nubwo mwamubona ameze nk'insuzugurwa aba afite icyubahiro cy'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo na Satani nta jambo aba amufiteho. Ahantu hose ari, kwaba ari ukubaho no gupfa kwe, ibyo bintu bigenwa n'ijuru. Ijuru niryo ribyemera kwabaho cyangwa rikemera kwapfa. Niyo ijuru ryemeye kwapfa, rirabanza rikareba niba mu rupfu rwe Imana izahaherwa icyubahiro cyangwa se mu rupfu rwe hazabwirizwamo ubutumwa buzahamiriza abandi imbaraga y'Imana. Kumurwanya ni ugutera imigeri ku mihunda. Reka mbabwire iki kintu. Icyisho cya mbere twabonye cyarebaga abayobozi mu itorero, icya kabiri twabonye cyarebaga abavugabutumwa. Ngiye kubabwira ku cya mbere, ingorane ya mbere yabayeho, ngira ngo abayobozi bo mu matorero ya gikristo by'umwihariko mu itorero ry'Imana bayitondere. Icya mbere ngiki, icya mbere abatambyi n'abafarisayo bazize ni ukutiyegurira Imana neza. Baragiye biga amashuri ya teolojiya, baragenda bajya mu myanya y'ubuyobozi mu itorero, baragenda bakora inshingano zabo za buri munsi, bageza ubwo bibwira yuko imyanya y'ubuyobozi barimo ubwo ihwanye no kwiyegurira Imana, kandi si byo. Umuntu ashobora gukorera Imana ibintu byinshi cyane akanabikora bikemera. None se Yuda ntiyirukanye abadayimoni, ntiyakizaga abarwayi? Inyandiko zatubwira ngo iyo mbaraga muzasoma muri Mateyo 10, igihe Yesu yoherezaga abigishwa be bakagenda bakirukana abadayimoni bikemera, bagakiza abarwayi bikemera. Na Yuda wagambaniye Yesu yarabikoze biremera, na Petero wihakanye Yesu yarabikoze biremera. Umwanya wose w'ubuyobozi waba urimo, kuba waba uri umuvugabutumwa ubwiriza abantu bakagukunda, abantu benshi bakabatizwa, ukaba warabaye icyamamare, ntibishobora gusimbura n'akanya na gato inshingano ufite n'umuhamagaro ijuru riguha yo kwegurira umutima wawe Imana ngo abe ari yo iwugenga. Ikintu cya mbere abatambyi n'abafarisayo bazize ni uko batari bariyeguriye Imana neza. Baragiye bumva yuko amashuri menshi bize iyobokamana, ibihamya byinshi bazi, bishobora kujya mu mwanya wo kwiyegurira Imana, kandi si byo. None suzuma, wowe muvugabutumwa, wowe muyobozi, urwego rwose waba uriho n'urwego rwose waba ukoraho inshingano, mbese wiyeguriye Imana neza? Imana niyo muyobozi wawe. Aho ntuzavuga nk'abatambyi n'abayuda ukavuga uti nta wundi mwami dufite utari Kayisari, kandi benshi mwamaze kubikora. Umwami w'abami w'abaromani uyu munsi niwe muyobozi wa benshi mu bavuga ko ari ubwoko bw'Imana. Niwe bumvira ingamba zose ashyizeho, amanama akoze agafata imyanzuro, bahita bahinduka abakangurambaga b'ibyo bintu, kuko niwe mwami wabo. Niba Yesu ari we mwami wawe, ibintu byanditse muri kino gitabo Bibiliya yera nibyo byonyine uzabwiriza, nibwo buzaba ari ubuhamya bwawe. Impamvu ya kabiri yatumye abafarisayo n'abatambyi n'abigishwa ba Yesu basitara, iyo mpamvu ni iyihe? Iyo mpamvu yitwa uburangare. Reka duhere ku batambyi. Abatambyi bari barize ubuhanuzi bwavugaga byo kuza kwa Mesiya. Abatambyi bari bafite izo nyandiko bazibitse iwabo. Uburangare butuma bakomeza kuvuga ibintu mu kanwa kabo, ariko niba amaso ngo bakurikirane gusohora kw'ibyo bintu babwiriza, maze abanyamahanga bavuye i Babuloni, Imana ishimwe cyane, n'abashumba babandi bari insuzugurwa batashoboraga no guhabwa n'umwanya mu itorero,
baragenda baba maso bacukumbura ubuhanuzi umunsi ku munsi, maze Mesiya avutse. Abanyamahanga, abanyabwenge b'i Babuloni barabimenya, abashumba barabimenya, abatambyi bari mu rusengero buri munsi batamba ibitambo buri munsi batabizi. Uburangare. Kugeza ubwo umwana Yesu yaje kwakirwa mu rusengero, umutambyi mukuru akamutera mu biganza, akabaza amazina y'uwo mwana batitwa Yesu Kristo. Umutambyi ntagire ikintu na kimwe kigaruka mu bwonko bwe ngo abyumve, agakora imihango yose kubera uburangare, ibintu bikarangira, ubuhamya bugatangirwa mu rusengero n'ijuru ko ari we Mesiya. Umutambyi ntabimenye. Ibyo bintu twarabisoma, Bibiliya irabivuga. Uburangare, ikintu batubwiye ku bigishwa ba Yesu, tugere no kuri iryo tsinda rya kabiri rihagarariye abavugabutumwa. Baratubwiye ngo igihe Petero yasinziraga, ni Petero, igihe Petero yasinziraga, ngo nyamara Yesu yamusabye kuba maso, ngo nibwo yari ari gutegura icyaha cye gikomeye cyo kwihakana Yesu. Ibitotsi bikugeze, kubunejejwe nuko abantu batakurwanya, kubunejejwe nuko abantu bagukomera mu mashyi, ntabwo ari igihanya cy'uko uri mu murongo Imana yemera. Koresha iyi timasi, koresha iki gipimo, ibyanditswe byera, usuzume imibereho yawe, usuzume n'umurimo ukorera Imana. Uburangare nicyo kintu cya kabiri cyakoze ku batambyi, nicyo kintu cya kabiri cyakoze ku bigishwa ba Yesu. Kandi uyu munsi natwe ikintu kiraza gukora kuri benshi, uburangare. Uyu munsi abantu twamaze guhakana umurongo w'ubuhanuzi twigishaga. Uyu munsi kugaragaza neza ko Kiliziya Gatolika yahinduye amategeko y'Imana, kandi ko ubuyobozi bwa Roma aribwo bwihishe inyuma y'imigambi yose yo kurwanya Imana n'amategeko yayo. Uzibeshye wongere ubivugire ku ruhimbi wumve. Ubwifatanye butemewe n'Imana nicyo kintu cya gatatu cyakoze ku bayobozi ba Isirayeli ya kera, nicyo kintu cya gatatu cyakoze ku bigishwa ba Yesu, by'umwihariko Yuda. Ubwifatanye butemewe. Inyandiko ziratubwira muri Matayo igice cya kabiri, igihe Yesu yavukaga, abanyabwenge baranya Yesu igice cya kabiri cya Matayo. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Nimurebe ukuntu abayobozi b'itorero, nimurebe ukuntu abizera, uyu munsi nicyo kintu tugiye guta tureba, tugiye icyerekeye abizera, bari baragiye bakifatanya na leta y'Abaromani kugeza ubwo ibyayihangayikishaga nabo nibyo byabahangayikishaga. Ibihagarika umutima leta y'Abaroma nabo akaba byo bibahagarika umutima. Yesaya arababwira ati, umva, ntimukagire ubwoba nk'ubwabo kandi ntimugatinye. Amagambo twayasomye Yesaya 8 uhereye ku murongo wa 11. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi, abakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira hariho. Iyi nama Herode yari akoranyije y'abayobozi b'itorero, si ubwa mbere yari ibaye, kuko ntabwo bamwitabye nk'abantu batamuzi. Bari basanzwe bumvira ibintu ku murongo umwe, bari basanzwe bakora amanama bakagira imigambi bemeranyaho, kugeza ku rwego ikintu cyose cyayikomaga mu nkokora, ibyo bintu byose bose byabahagarikaga umutima. Ubwifatanye butemewe n'Imana ubugeze he? Imana ikunda ubugingo bwacu cyane, kuko izi ikiguzi cyabwo, niyo yemeye kudupfira kugira ngo turokoke. Imana iradukunda, niyo mpamvu iri kuduha umuburo ngo mu gihe Kristo atarava hera cyane, igihe cy'imbabazi kikiriho. Nubwo kuri bamwe bitewe no kwinangira kwabo n'amahirwe menshi bapfushije ubusa, bari gutera intambwe iheruka itagira izayisubiza inyuma. Ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko. Ubwifatanye butemewe. Ijambo ry'Uwiteka ritubwira ubumwe rukumbi Imana yemera, ni ubumwe bushingiye ku mahame y'ibyanditswe byera. Yohana 17 muzayisome. Ubumwe Imana yemera ni ubushingiye ku mahame ya Bibiliya. Buriya hari ikintu nababwiye abantu dukwiriye kwitondera cyane.
buri gihe Imana yafataga ishyanga ry'Abisirayeli, buri kintu cyose ikagenda ibwira uko Abisirayeli bagomba kugikora. Ntabwo Imana yatoranyije ishyanga ry'Abisirayeli mu rwego rwo kurobanura ku butoni, ahubwo Imana yararifashe kugira ngo irigire icyitegererezo mu isi, igaragaza uko buri kintu cyose Imana yifuza ko cyakorwa. Rimwe muri ayo mahame ashingiye kuri iki kintu nababwiye, Imana rero yarabuzanije ko ibirebana n'iyobokamana byakwifatanya n'ibirebana na politiki. No muri Isirayeli yayoborwa ku mabwiriza y'Imana, umwami n'abacamanza n'abandi bayobozi mu rwego rwa politiki bakoraga gahunda zabo nk'uko Imana yabibabwiye, ariko ntibajyaga kwivanga mu bintu by'iyobokamana. N'abatambyi n'abarewi nabo bakoraga gahunda zo mu rusengero, ntabwo bajyaga kwivanga mu buyobozi bwa politiki, kubera ko uretse na Bibiliya n'amateka arabigaragaza akabihamya. Igihe Kiliziya Gatolika y'i Roma yemeraga kwifatanya n'ubutegetsi bwa leta y'Abaromani, nibwo hakozwe ibyaha bibi cyane by'inkoraruguma byo kumena amaraso isi itigeze imenya. Amateka arabibabwira. Igihe cyiswe igihe cy'umwijima muri Moyen Age. Ibyo bintu Kiliziya Gatolika irabyemera ko ariko byagenze, utagira ngo ni ukuyitera urubwa. Nibyo abapapa bose uko bagiye bakurikirana bagiye bavuga ko basabira imbabazi. Iki kintu mu gitinye, ukwifatanya kw'itorero na leta biteza akaga karuta ibyaha byose abapagani bakora mu mbaraga zabo. Utekereze ko kugira ngo Yesu apfe byemere, byasabye yuko abatambyi bo mu bwoko bw'Abisirayeli babanza kugirana ubumwe n'abategetsi b'Abaromani, ibyo bintu bakabyemeranyaho. Ubwo bwifatanyeho butabaho, ntabwo Yesu yari gupfa. Pilato nk'umucamanza w'Umuromani yaratangaje ngo jyewe nasuzumye Yesu nsanga nta cyaha aregwa. Abatambyi baramubwira bati natwe turabizi ko ari umwere, ariko turashaka ko apfa. Baramubwira Pilato bati niwibeshye ukamurekura kandi turaza kugira Roma tukurege ko utari inshuti ya Kayisari. Buri gihe ukwifatanya kw'itorero na leta nibyo bintu biteza akaga gakomeye cyane. Niyo mpamvu ngira ngo mbaho ubuhamya bw'uburyo bw'ikintu nababwiye. Iyo abayobozi b'itorero bagumaga mu mwanya Imana yabashyizemo, bakareka kujya kwivanga mu bintu bya politiki, ni nabwo babera igihugu ingirakamaro. Ngiye kubasomera ubwo buhamya. Intambara ikomeye, paje 115, ngiye guhera njya paje 116 muri kino cyigisho cya 16 cyiko abakurambere babimukira. Babita abakurambere babimukira kubera ko aba ni b'abaprotestanti bari barakiriye ubutumwa bwa giprotestanti mu Burayi, hanyuma Kiliziya Gatolika ikabarenganya. Yewe n'igihe ubwami bw'Ubwongereza bwari bumaze kwiyomora kuri Kiliziya Gatolika, bagashinga itorero bise the Church of England, Abangirikani. Murabizi ko nabo bitateye kabiri, bagatangira kurenganya umuntu wese ubarizwa mu bwami bwabo utagendera ku mahame nk'uko bayemera. Byaje gutuma abaprotestanti bo mu Burayi bashingira gukwizera kwabo kuri Bibiliya bahunga, bimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamaze kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyakora icyo gihe yari itaritwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niho bagiye kuduhera ubuhamya za leta babagamo uko bitwaraga bitewe n'uko imibereho yabo yari ishingiye ku mahame ya Bibiliya. Noneho uyu munsi turaza kumva umuburo w'uburyo abayobozi bari bakwiriye kwigisha abizera babo ibintu bishingiye ku mahame ya Bibiliya. Ibyo bintu bikazana ingaruka nziza mu buyobozi bw'igihugu, bikanazanira ibihugu byo ku isi iterambere nyakuri. Reka wumve ubwo buhamya. Paje 115, intambara ikomeye, uhere ku murongo wo hasi handitswe ngo kugira ngo bagere ku cyo bifuzaga. Bari kutubwira b'abaprotestanti bakurikizaga amahame ya Bibiliya bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kugira ngo bagere ku cyo bifuzaga, bashimishwaga no kunguka duke, baheshwaga n'imibereho yo kudapfusha ubusa ndetse no gukora cyane. Nta kindi bitegaga kubona mu butaka uretse umusaruro nyakuri uva mu mihati yabo. Bivuze ngo nta banebwe basabiriza babagamo. Ntacyo bemereraga kubashukashuka cyabashaga kuba hafi y'inzira biyemeje kunyuramo. Bashimishwaga n'amajyambere agerwaho buhoro buhoro, ariko mu buryo buhamye mu mibereho yabo. Bihanganiraga ubuzima bugoye bwo mu butayu, bakavomerera igiti cy'umudendezo barira kandi babira icyuya kugeza igihe cyashingiye umuzi kigahama muri icyo gihugu. Umva amagambo akurikiyeho rero. Bafataga ko Bibiliya yose ariyo shingiro ryo kwizera, isoko y'ubwenge n'ishingiro ry'umudendezo. Amahame ya Bibiliya yitabwagaho akigishwa mu ngo, mu mashuri no mu nsengero, kandi yeraga amatunda y'ubushobozi, ubwenge, ubutungane no kwirinda.
washoboraga kuba aho abo bantu b'abanyadini bari batuye ukahamara imyaka myinshi, ariko ntiwigere ubona umuntu wasinze cyangwa wumve urahira ibinyoma cyangwa ngo ubone usabiriza. Nta gihugu na kimwe cyo ku isi kitakwifuza gutunga abaturage bameze batyo. Aba baturage mwabumvise, izi nizo nshingano Imana yahaye abayobozi b'itorero kugira ngo bigishe abizera babo bamere nk'aba bantu. Aba ntabwo ari abantu bari bafite ubukristo bw'ubunyamuhango. Ngiye gusubiramo ubuhamya bwabo. Bafataga ko Bibiliya yose ariyo shingiro ryo kwizera, isoko y'ubwenge n'ishingiro ry'umudendezo. Amahame ya Bibiliya yitabwagaho akigishwa mu ngo, mu mashuri no mu nsengero, kandi yeraga amatunda y'ubushobozi, ubwenge, ubutungane no kwirinda. Washoboraga kubaho abo bantu b'abanyadini bari batuye ukahamara imyaka myinshi, ariko ntiwigere ubona umuntu wasinze cyangwa ngo wumve urahira ibinyoma cyangwa ngo ubone usabiriza. Ubu nibwo buhamya amateka batangira. Byari byaragaragaye ko amahame ya Bibiliya ari yarinda ubusugire bw'igihugu by'ukuri akagihesha gukomera. Niba mushaka ko igihugu cyacu gikomera, nimwigisha abantu amahame ya Bibiliya nk'uko ari. Muzatura leta umutwaro wo kwirirwa yafunza abizera banyu bibye, yo gufunga abizera banyu basambanyije ngo abana batoya, yo kwirirwa ifunga abizera banyu ngo bariye ruswa. Muzavanaho umutwaro leta wo kwirirwa ibitaro byuzuye abantu bafite indwara ziterwa no kutirinda. Ngiki kintu mwamarira leta. Ariko ibindi bintu byose muri kuyikora ngo muri kuyikorera ubukangurambaga, murimo murayituburira. Iki nicyo kintu gikomeye cyane mwayimarira. Namwe se nimurebe niba statistike cyangwa se ibarurisha mibare ritubwira ngo hejuru ya 90% by'abanyarwanda ngo ni abakristo. Iyo bari abakristo bazima bameze nk'aba ngaba, igihugu cyacu kiba kiruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muzabirebe, ibihugu byose byagiye bigira abaprotestani bashikanye bameze batya. Muzabireba nko mu bihugu bya Scandinavia mu majyaruguru y'Uburayi. Ni ibihugu bituje buri gihe ku ntonde bihora bivuga yuko bifite amahoro. Ni ibihugu bituje buri gihe bihora bavuga yuko abaturage babyo bafite imibereho myiza, kubera ko amahame ya Bibiliya niyo yashinze urufatiro rwa biriya bihugu na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bareka twigisha abantu Bibiliya atari ubwaka. Uyu munsi abayobozi b'amatora bafata Bibiliya mu ntoki zabo bakayisomera bizera kubera ko bashaka kubakuraho amafaranga. Niyo mpamvu nta mwanya babona wo kwigisha abizera amategeko y'Imana, nta mwanya bafite wo kwigisha abizera amahame y'imico mbonera, nta mwanya bafite wo kwigisha abizera kwihana no guhinduka by'ukuri. Kubera ko wenda ibindi mirimo y'inyuma wayikora bikaba ari byo bihaharikaho bidaturutse ku mutima wahindutse, ntabwo bimarana kabiri. Niyo abantu bakunda umukristo bukorera ibyaha yiherereye. Ahubwo abayobozi b'amadini muri iyi minsi niyo bafashe Bibiliya baba bagira ngo ibabyarire amafaranga mu bizera babo. Niyo mpamvu byaragezeho birakaza za leta z'ibihugu batari kubundi ko muhora mushinga amadini buri munsi, hakaba ari nabwo ibyaha byiyongera by'amadini mwabiritse. Urumva ukuntu nawe waratukishije Imana. Kuri uyu munsi tugiye kureba ngo ko ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye yuko uru rutare, iri buye rizabera amazu yombi ya Isirayeli. Reka nongere dusubire mu rya somo ngo azabera amazu yombi ya Isirayeli ibuye risitaza n'urutare rugusha. Abizera iri buye ribageze, mwamwemera kuryikubitaho n'imitima imenetse ngo mwihane kandi muhinduke, cyangwa namwe mukurikira abavugabutumwa n'abayobozi buhumyi? Reka turebe ikintu Yesu yavuze ku miterere y'itorero kugira ngo tubanze twumve agaciro buri muntu wese mu bagize itorero afite kuri Kristo. Tugiye gusoma urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 12. Tugiye gusoma ku murongo wa 12. Tugiye kureba Imana igiye kutubwira umwanya buri muntu wese afite ku mubiri wa Kristo aryo torero. Uburyo ingingo zitari zimwe zirema umubiri umwe. Nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki cyangwa
naho twaba imbata cyangwa ari umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Umubiri si urugingo rumwe ahubwo ni nyinshi. Ikirenge cyavuga kiti ko ntari ikiganza sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kiba kitari icyo ku mubiri. Kandi ugutwi kwavuga kuti ko ntari ijisho sindi wo ku mubiri, ibyo ntibyatuma kuba kutari uko ku mubiri. Mbese iyo umubiri wose uba ijisho, kumva kwabaye he? Iyo wose uba kumva, kunukirwa kwabaye he? Ariko Imana yashyize ingingo mu mubiri izigenera aho ishatse zose uko zingana. Mbese noneho iyo zose ziba urugingo rumwe, umubiri uba warabaye he? Ariko noneho ingingo ni nyinshi, naho umubiri ni umwe. Ijisho ntiribasha kubwira ikiganza riti ntacyo umariye, cyangwa umutwe ngo ubwire ibirenge uti ntacyo mumariye, ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura. Imana ishimwe cyane. Reka mwumve umurongo 22 havuga amagambo akomeye cyane nifuza ko turibuze gushingiraho, umuburo ureba abizera. Kubw'impamvu nababwiye, kubw'impamvu y'urukundo Yesu adukunda, rwa rundi rwamuvugishije amagambo dusoma mu Byahishuriwe igice cya 3 guhera ku murongo 19, akavanga abo nkunda bose ndabacyanga bahana ibihano. Nuko rero gira umwete wihane. Umurongo 22 haravuga ngo ahubwo biri ukundi rwose. Ingingo z'umubiri zizwi ko ari iz'intege nke, hanyuma y'izindi nizo zo kutabura. Kandi zo ku mubiri zizwi ko ari iz'icyubahiro gike, nizo turushaho kwambika icyubahiro. Kandi ingingo zacu ziteye isoni nizo zirushaho gushimwa. Muzi n'ibindi. Buriya muzi umwanya ukomeye abizera bafite mu itorero. Reka ngereranye abayobozi ndetse n'abavugabutumwa nk'uko twabanje kubibona, n'ingingo zigaragara inyuma ku mubiri tutanambika, zikora ibikorwa. Amaboko, ibirenge, ku buryo ibikorwa byose bigaragara, cyangwa se umunwa n'amaso n'amatwi, nibyo bigaragara yuko bigize nk'ibikorwa by'inyuma umubiri ukora. Ariko muzarebe, iyo ingingo z'imbere zitagaragara mu mubiri zarwaye, amaboko aba ari mazima, amaguru ari mazima, umuntu ubona afite umutwe nta kibazo, ariko nyamara umuntu akaba ari indembe arwariye mu bitaro. Ku buryo no kugira ngo abantu bamusuzume bakoresha ibizamini bikomeye cyane kugira ngo bamenye ngo rwa rugingo nubwo rutagaragara inyuma nk'urukora cyane, ariko rukaba ari urw'ingenzi imbere mu mubiri, urwagize ikibazo muri rwo ni uruhe? Buriya mwari muzi ko nubwo abayobozi baba bazima n'abavugabutumwa bakaba bazima, niba abizera atari bazima, itorero riba rirwaye. None se mureke mbaho urugero. Israeli ya kera yigeze kugira abayobozi bazima, yigeze kugira Mose, igira Yosuwa, igira ba Kalebu, ari abayobozi bazima. Nubwo hari n'abandi bayobozi wenda bari baravuye ku murongo w'Imana baje no kurimbukira mu butayu, ariko abisirayeli barigometse bitewe no kumva ubuhamya bw'abayobozi batizeraga Imana. Abisirayeli barigomeka. Imana nubwo bari bafite abayobozi bazima, ihita ibabwira ngo mwese, abantu mwese murengeje imyaka 20 mwanyigometseho, nta n'umwe uzambuka ubutayu ngo ajye i Kanani, mwese muzapfira muri ubu butayu. Ndagira ngo buri mwizera wese azirikane neza ko ntibisaba yuko abizera benshi bagomera amategeko y'Imana kugira ngo umuvumbu we mu itorero. Icyaha cya Akani umwe wenyine cyateye ingabo z'Abisirayeli gutsindwa ku rugamba, ari icyaha cya Akani wenyine. Buri mwizera wese akwiriye kuzirikana ko kwikomereza ku Mana kwe neza nibyo bizahesha itorero umugisha, nibyo bizahesha igihugu umugisha. None uyu munsi ni ikihe dukurikije rya somo twasomye, cya gihamya twasomye kuri paje 426 mu ntambara ikomeye, ngo ubwo umugabo uteye ubwoba uzaba wegereje. Inteko ni abantu bavugaga ko bizera ubutumwa bwa Marika wa 3, ngo nyamaka batarejeje imitima yabo kumvira ukuri bazava ku kero. Mbese iki gihamya abizera kirabareba? Reka babwire ikintu gitangaje. Abantu bavuze ngo nabambwe mu majwi aranguruye cyane, nubwo bari bashutswe n'abatambyi, ariko bari abizera. Abizera nibo bateye Stefano amabuye, nubwo barahagarikiwe n'abayobozi b'itorero, ariko abizera nibo bateye Stefano amabuye. Kandi njye mbabwira iki kintu, iyo abizera bakangutse bakaba maso, bakemera kwiga ibyanditswe byera neza ku murongo wabyo, abayobozi bashobora kujijwa kuko nabo ni abantu, abavugabutumwa bashobora kujijwa kuko nabo ni abantu,
ariko niba bizera bakangutse bashobora no gusanga abayobozi babo bakabacyaha bakavuga ati nyamara satani yabariganije, nimwitonde. Reka mbibasomere muri Bibiliya. Tujye mu gitabo cya Yosuwa muri Bibiliya. Tugiye gusoma mu gitabo cya Yosuwa mu gice cya 9, hari utwo bavuga ngo Abagibeyoni bigira inama yo kwikiza barahanwa. Aba Bagibeyoni baraje batekera umutwe abayobozi b'Abisirayeli, bahamagara Yosuwa n'abandi bayobozi baravuga ati twe duturutse kure cyane, bafata imitsima yashaje bambara n'imyenda yacikaguritse, batabagaragu banyu ntago turaba hafi aha ngaha, batirwa nimuturahira indahiro mudusezerane n'isezerano ko ntacyo muzadutwara, natwe tuzabana namwe amahoro. Abayobozi b'Abisirayeli bahubutse batabajije Imana basezerana isezerano kandi barahira indahiro. Noneho abayobozi bitewe nuko batabajije Imana kandi kuri buri ntambwe yose barabazaga Imana ikabagira inama, ngiye kubasomera ukuntu byagenze. Abisirayeli bakaza kuvumbura yuko Abagibeyoni batekeye abayobozi babo umutwe kandi ko abayobozi babo bahubutse bakaba barahiye indahiro itari ikwiriye. Yosuwa igice cya 9 umurongo wa 16 no tugiye guhera. Handitswe ngo nuko iminsi atishize bamaze gusezerana nabo bumva ko ari abaturanyi babo kandi ko batuye hagati yabo. Abisirayeli baragenda bagera mu midugudu yabo ku munsi wa 3. Imidugudu yabo yari Gibeyoni n'Ikesira n'Beroti n'Kiriyatiyarimu. Abisirayeli ntibabica kuko abatware b'iteraniro bari barabarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli. Iteraniro ryose ryitotombera abatware. Murumva ko Abisirayeli rubanda nibo bavumbuye ko abayobozi babo bakoze amakosa, barabitotombera, bitotombera abatware. Ariko abatware bose babwira iteraniro bati twabarahiye Uwiteka Imana y'Abisirayeli ntitwabasha kubakura, ahubwo tubagire dutya, tubasige ari bazima kugira ngo uburakari butatubaho ku bwa yandahiro twabarahiye. Abatware barababwira bati nimubareke ari bazima, mubagire abashenyi n'abavomyi b'iteraniro ryose nk'uko twababwiye. Abatambyi, abatware b'Abisirayeli bayobowe na Yosuwa barareba koko basanga bakoze barahiye indahiro itari ikwiriye. Nyamara ntabwo bagiye kwikakaza imbere y'abizera ngo bavuge bati ibintu namwe muri kudushinja mujye mwubaha abayobozi, nta muntu cyaha umuyobozi. Oya, bemeye ko bakoze amakosa, ahubwo wenda biga indi ngingo yuko bari bubigenze n'uburi mu myaka myinshi yakurikiyeho byasoje ariyo yakozeho Abisirayeli. Kuko hasi bakomeza kutubwira yuko aribo bakomeje kubera Abisirayeli nk'amahanda mu mbavu. Ariko Abisirayeli murumva yuko babaye maso, babona ibyo abayobozi babo batari babonye, bamenya ibyo abayobozi babo batari bamenye. Kubera izihe mpamvu? Abisirayeli abatumaze gusoma ntabwo bayobokaga ibyo abayobozi bababwiye buhumyi, ahubwo nabo barigenzuriraga. Reka wumve ingingo. Amagambo ngiye kubasomera yanditse muri Yohana igice cya 2. Mwumve ukuntu abizera dukwiriye kwitwara kugira ngo turokore ubugingo bwacu. Ni irarika ijambo ry'Imana rigiye kuduha. Ni Yohana igice cya 1 umurongo wa 43. Handitswe ngo Filipo na Natanayeli bakurikira Yesu. Bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari uw'i Betsaida umudugudu w'iwabo wa Andereya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Reka mwumva ahantu Filipo yashingiye ubuhamya bwe ararika Natanayeli. Filipo na Natanayeli bigaga ibyanditswe byera ku giti cyabo, bakagenzura mu buhanuzi ibyavuzwe kuri Mesiya. Nubwo abatambyi abayobozi b'ishyanga ryabo batemeraga ko Yesu Kristo w'i Nazareti ari we Mesiya, ariko baragiye bagiranye ibyanditswe n'imibereho ya Yesu, bagiranye ibyanditswe n'ubuhanuzi bwari bwarigishijwe na Yohana umubatiza kuri Yorodani. Baravuga bati dukurikije ibyanditswe byera bivuga uyu niwe Mesiya. Ariko abantu bose bakurikiye abatambyi buhumyi. Iteka abatambyi baciye muri 70 bakarimbuka, abo bizera barimbukanye nabo. Reka mbigusomere. Ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti 46. Natanayeli aramubaza ati mbese Nazareti hari ikiza cyahaturuka? Filipo aramusubiza ati ngwino urebe. Filipo yanga kujya impaka, aramuga ati nawe ngwino wirebere. Yesu abona Natanayeli aza aho ari amuvugaho ati dore Umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya.
muzi impamvu Yesu yavuze ngo Natanayeli ngo ni umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya? ntaza kubasomera wenda ayo magambo nubwo wenda atari twatugambiriye mu cyigisho, ariko reka nyababwireho aho ndi busoma amagambo avuga kuri iri somo. Muzakomeze mu cyigisho cya 14 twitwa ngo twabonye Mesiya mu wifuzwe ibihe byose. Baranditse ngo Natanayeli yitegereje Yesu, wagaragaraga nk'umuntu ufite imibabaro myinshi mu maso ye, ivumbi ryarenze ibirenge kubera urugendo yaragendesheje amaguru. Mwanya nabwo atari ko uyu mugabo wuzuye imibabaro, uyu mugabo bigaragara yuko yaremerewe n'imiruho n'imibabaro mu maso ye, uyu niwe Mesiya. Iyi mpamvu Yesu yavuze ngo abonye umwisirayeli udafite uburiganya. Natanayeli niba kugayera kugayaga, yagushima akagushima nta buriganya. Bya bindi abafarisayo n'abatangiye bazaga Yesu ngo mwigisha mwiza, kandi bavuye mu nama zo kumugambanira. Ibyo Natanayeli ntabyo yagiraga. Yesu abona Natanayeli aza aho ari, amuvuga ati dore umwisirayeli nyakuri udafite uburiganya. Natanayeli amubaza ati wamenyeye he? Yesu aramusubiza ati Filipo ataraguhamagara ubwo ari munsi y'umutini nakubonye. Nawe aho wiherereye iwawe mu rugo, aho wiherereye wagennye wigira ibyanditswe byera, Yesu arakwitegereza akakumenya. Natanayeli aramusubiza ati Rabbi, uri umwana w'Imana koko, ni wowe mwami w'Abisirayeli. Ibyo abatambyi batari baremeye, ibyo abatambyi batari baramenye, Filipo na Natanayeli kuba kugenzura mu byanditswe barabimenye. Ijuru yabahishurira bahamya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana koko. Abatambyi barabitse imizingo y'ubuhanuzi, ibyo bintu barabyanze bataranabishyikira. Tega amatwi wumve iyi ngingo. Igitabo kino cy'ibifuzwe byose cyasohotse mu mwaka wa 2018. Ngiye gusoma amagambo ari kuri page y'100. Handitswe ngo iyo Natanayeli aza kwemera kuyoborwa n'abigisha b'Abayuda, ntiyari kuzigera abona Yesu. Ariko aya magambo arakomeye cyane. Ababigisha b'Abayuda muza baribo ni babandi Yesu yavuze muri Matayo 23 uhereye ku murongo wa mbere, akavanga abafarisayo n'abatambyi bicaye ku ntebe ya Mose. Ibyo babwira byose mu bikore ngo ariko mwirinde imigenzo yabo. Mu yandi magambo, ibyo bavuga byose bihwanye n'ibyo Imana yahaye Mose mujye mubigenderamo. Baratubwiye ngo rero iyo Natanayeli aza kwemera kuyoborwa n'abigisha b'Abayuda, ntiyari kuzigera abona Yesu. Yahindutse umwigishwa wa Yesu bitewe no kwirebera no kwihitiramo ubwe. Ni nako bimeze kuri benshi muri iki gihe, barangwa no gushidikanya kubabuza kubona ibyiza. Mbega uburyo habaho itandukaniro baramutse baje bakareba. Mu gihe biringira kuyoborwa n'ubwenge bw'abantu, nta n'umwe uzabasha kugera ku bwenge bw'ukuri buhesha agakiza. Ibibaho nka Natanayeli, dukwiriye kwiga ubwacu ijambo ry'Imana, maze tugasaba kumurikirwa na Mwuka Muziranenge. Uwabonye Natanayeli munsi y'igiti cy'umutini azatubona aho twiherereye mu masengesho. Abamarayika bo mu isi y'umucyo baba hafi y'abicisha bugufi bashaka kuyoborwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Bakomeza batubwira ngo guhamagara kwa Yohana na Andereya na Simoni, ukwa Filipo na Natanayeli byatangije umusingi w'itorero rya Gikristo. Bagiye kutubwira uwo musingi wari wo, wumve we mwizera w'itorero ry'Imana, wumve we mwizera uvuga kuri umukristo, wumve niba uyu musingi ari wo wubatseho. Baratubwiye ngo guhamagara kwa Yohana na Andereya na Simoni, ukwa Filipo na Natanayeli byatangije umusingi w'itorero rya Gikristo. Yohana yohereje babiri mu bigishwa be kuri Yesu, maze umwe muri abo ari we Andereya ahamagara mwene se, amuhamagara gusanga umukiza. Filipo nawe yaje guhamagarwa, maze nawe ajya gushaka Natanayeli. Ibi byitegererezo bikwiriye kutwigisha akamaro ko kugira umwete ku giti cy'umuntu. Hapana kuvuga ngo umubwiriza yavuze, hapana kuvuga ngo pastor cyangwa umukuru w'itorero cyangwa umudiyakoni yavuze. Uyu ni wo musingi w'itorero rya Gikristo. Baratubwiye ngo ibi byitegererezo bikwiriye kutwigisha akamaro ko kugira umwete ku giti cy'umuntu wo guhamagara bene wacu, inshuti n'abaturanyi. Hari abahamya ko mu mibereho yabo bafitanye umubano na Kristo, nyamara batarigeze bagerageza na rimwe kuzana nibura umuntu umwe kumukiza. Umurimo wose bakawurekera umugabura. Abasha kuba afite inshingano yo guhamagarwa kwe, ariko ntabasha gukora ibyo Imana yashinze abizera b'itorero. Nubwo aha ngaha bari kutwekeza ku mirimo y'ivugabutumwa kandi by'ukuri ureba buri muntu wese
ariko ari gushaka kutugaragariza ko inshingano ahangaha y'ubukristo Imana iduhamagarira niyo muntu ku giti cye, ntabwo ari yishyira hamwe, ahubwo abantu bubaka kuri uwo musingi by'ukuri bose nibo baba bagize umubiri wa Kristo by'ukuri. Reka ngusomere andi magambo aboneka mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni mu cyigisho cya 37, ndayasoma kuri paje 420 kugira ngo wumve umuhamagara Imana iduha nkuko twabisomye muri Bibiliya. Mbere yuko tubisoma mu Ntambara Ikomeye, reka tuba tubisome muri Bibiliya. Yesaya 8, turahera ku murongo, turakomereza handi nyine twasoreje ku murongo wa 15. Reka mbere kuri wa murongo wa 11 dukomeze tugeze ku wa 20 kugira ngo mwumve ko ari igisubizo Imana yatanze. Uwiteka yamfatishije ukuboko kwe gukomeye, aranyigisha ambwira yuko nakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko, ati ntimuvuge ngo baratugambaniye, nk'uko ubu bwoko buzavuga kuri ibyo byose buti baratugambaniye. Ntimukagire ubwoba nk'ubwabo kandi ntimugatinye, ahubwo Uwiteka Nyiringabo ari we mushimisha kwera kwe, kandi uwo aba ari we mujya mwubaha mukamutinya, kandi niwe uzababera ubuturo bwera, ariko azabera amazu ya Isirayeli yombi ibuye risitaza n'urutare rugusha, abere n'abaturage b'i Yerusalemu ikigoyi n'umutego. Benshi bazamusitaraho bagwe bavunike, bazategwa bafatwe. Murongo wa 16, bumbi bihamya amategeko yafatanije ikimenyetso mu bigishwa banjye. Nuko Uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza murindire. Bavandimwe, murindire Uwiteka, nzamutegereza murindire. Murongo wa 18, dore jyewe n'abantu Uwiteka yampaye turaba kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. 19, kandi nibababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu barwigira bakongorera, mbese abantu bari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa bapfuye? Mu bintu muri kubyumva, nimusanga amategeko y'Imana n'ibiyihamya, niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Mbere yuko mbasomera mu Ntambara Ikomeye ubuhamya buhari, reka mbasomere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 17 abantu bumviye uyu muburo by'ukuri, bari abizera basanzwe. Mwumva abantu bumviye umuburo by'ukuri batubera icyitegererezo. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 17 umurongo wa 10, abiberewe nabo babirukana, niwo mutwe w'amagambo hari. Handitswe ngo uwo mwanya muri iryo joro bene data bohereza Paulo na Sila i Beroya. Basohoyeyo binjira mu isinagogi y'Abayuda, ariko abo bari beza kuruta b'i Tesalonike, kuko bakiranye ijambo ry'Imana umutima ukunze, bashaka mu byanditswe iminsi yose kugira ngo bamenye yuko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Kugira ngo bamenye ko ibyo bababwiye ari iby'ukuri koko. Namwe nimurebe Paulo na Petero n'abandi bigishwa, Paulo Yesu yaramubonekeye mu nzira, murabyibuka, ndetse yagiye agira amayerekwa menshi, Imana ikamuha ubutumwa. Petero na Yohana n'izindi ntumwa babanye na Yesu ubwe, nyamara bigishwa abizera bo mu itoro ry'i Beroya ntabwo bigeze bishingikiriza ku bumenyi abayobozi bo bari bafite, ahubwo bashakashakaga mu byanditswe ku giti cyabo, bashakashakaga mu ijambo ry'Imana ku giti cyabo. Muvandimwe, niba udashaka kuzahera mu ruhande rurimo benshi rwo mu nzira ngari rujyana abantu kurimbuka, niba udashaka kuba mu ruhande rw'abagambanyi bagambanira bene wabo bahoze bizera kimwe, ugomba kumva uyu muburo duhawe na Bibiliya. Shaka mu byanditswe kugira ngo urokore ubugingo bwawe. Ibintu abayobozi bavuga b'itorero, ibintu abavugabutumwa bavuga no kugeza ku kibwiriza nk'iki ngiki mbambwirije, ugende muri Bibiliya yawe n'umwuka w'ubuhanuzi ugenzure niba ibyo bintu byanditse kandi ko ubusobanuro byahawe buhuje n'iki byanditswe byera bivuga. Nta marangamutima agomba kubibamo. Abantu b'i Beroya ntabwo bavuze ngo buri ubwo babanye na Yesu barabizi, buri ubwo babanye na Yesu ibyo bintu bazi ibyo ari byo. Oya, bagiye kwigenzurira bo ubwabo ku giti cyabo. Ahangaha ubundi icyaha cy'abizera kimwe rukumbi ni ukuyoboka abavugabutumwa, ni ukuyoboka abayobozi b'itorero buhumyi.
nicyo gituma imibereho yabo bidakomeye. Ariko ngiye kubabwira mu kanya nsoza ubuhamya buteye ubwoba, igihe imbabazi zaba zigiye kurangira, kandi zigiye kurangira igihe Kristo umutambyi wacu mukuru azaba amaze kuva hera cyane. Ngiye kubabwira induru abizera bazavuza, n'ukuntu bazaterura amabuye batera abashumba, abapasitoro babo n'abavugabutumwa babashutse, kandi barabahoze ari bo bakomera mu mashyi. Intambara ikomeye, paje 420 y'amagambo nari ngiye kubasomera nubwo maze kuyasoma muri Bibiliya. Reka no mu ntambara ikomeye nyabasomere. Paje 420 handitswe ngo, igihe hariho amahirwe yose yo kumenya iby'Imana ishaka, mu byumvi, igihe hariho amahirwe yose yo kumenya iby'Imana ishaka, ubujiji nibuba bukibaye urwitwazo rwo kuyoba cyangwa gucumura. Umugenzi ageze mu ihuriro ry'inzira nyinshi kandi ibyapa byerekana aho inzira yose igana, aramutse yirengagije ibyo byapa akanyura mu nzira abona ko ariyo imubereye y'ukuri, ashobora kuba abikoze yumva ko ari mu kuri kwe, nyamara bidatinza azisanga yanyuze inzira yamuyobeje. Mubyumve neza, mva amagambo akurikiyeho. Imana yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo tubashe kwimenyereza inyigisho zikubiyemo, kandi tunamenye ubwacu icyo Imana idusaba. Igihe umunyamategeko yasangaga Yesu akamubaza ati, nakora iki kugira ngo nzarage ubugingo buhoraho, Umukiza yamusubirishije ibyanditswe agira ati, byanditswe bite mu mategeko, wasomyemo iki? Yesu ntabwo yamubajije ngo abatambyi bakubwiye ngo iki, ntabwo yamubajije ngo abahanuzi bakubwiye ngo iki, ntabwo yamubajije ngo abavugabutumwa bakubwiye iki. Oya, yaramubajije ngo mu mategeko wasomyemo iki? Umva amagambo akurikiyeho. Ubujiji ntibubasha kubera umusore cyangwa umusaza urwitwazo, cyangwa ngo bubakureho igihano gikwiriye uwishe itegeko ry'Imana, kuko bafite mu biganza byabo umuyobozi w'indahemuka w'ayo mategeko n'amabwiriza yayo, ndetse n'ibyo asaba. Kugira imigambi myiza ntibihagije ko umuntu yakora icyo abona kimubereye cyiza, cyangwa se icyo umubwiriza yavuze ko ari cyo cy'ukuri. Agakiza k'umuntu kari mu maboko ye, kandi agomba kwishakashakira ubwe mu byanditswe byera. Uko kwizera k'umuntu kwaba gukomeye kose, uko yaba yiringira kose ko umubwiriza we azi ukuri, ibi si byo byaba urufatiro rwo kwizera kwe. Afite igishushanyo cyerekana inzira igana mu ijuru, kandi ntawe ugomba kwihimbira iyo nzira. Nta muntu ugomba kwihimbira iyo nzira. Nta nama y'abayobozi b'itorero igomba guterana ngo ishyireho indi nzira inyureje n'ijambo ry'Imana ryaduyishuriye. Nihabaho n'inama bakaza bagatangaza ngo iyi ni imyanzuro y'inama y'itorero, buri mwanzuro bafashe uvuga uti ushingiye mu byanditswe. Buri tangazo batangaje utirishingiye mu byanditswe. Ntawe ugomba kwihimbira inzira. Baravuze ngo inshingano y'ibanze kandi y'agaciro gakomeye ku muntu wese niyo kumenya icyo ukuri ari cyo binyuze mu byanditswe byera, maze akagendera mu mucyo kandi agatera abandi umwete wo gukurikiza icyitegererezo cye. Buri munsi dukwiriye kwigana Bibiliya umwete, tugashyira ku gipimo buri ngingo, kandi tukagereranya umurongo ku murongo. Dufashijwe n'Imana, ubwacu tuziyunguramo ibitekerezo nk'uko ari twe ubwacu tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. Nitwe tuzibarizwa ibyacu imbere y'Imana. None bavandimwe, ni irihe rarika Imana iri kuduha uyu munsi? Yesaya igice cya mbere. Reka mwumve irarika Imana iduhaye nge namwe. Yesaya igice cya 16 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu biva imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Nimuze tujye inama bizera, ngiri irarika Imana ibaha. Nimuze tujye inama, buri muntu nafata umwanya ajya imbere y'Imana mu masengesho no mu byanditswe byera, amenye icyo Imana imusaba ku giti cye. Nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya,
kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Reka mwumve amagambo nifuza gusorezaho. Uyu ni umuburo. Reka babwire iki kintu, uretse ko igice kivuga kwirangira ry'imbabazi tuzakiga mu minsi iri imbere, ariko reka ngire bice mbabwiraho. Niba bizera batemeye gutega amatwi uyu muburo ngo utume bongera gusubiramo ingamba z'uko bagenza ubugingo bwabo, z'isano bafitanye n'Imana, z'uburyo bakurikiza irarika bita birarika Imana ibahaye, nimwumve amaherezo yabo bizera uko bizagenda. Nababwiye yuko icyaha cy'abizera muri ibi bintu ni inkoma amashyi. Nuko bayoboka buri muntu wese uvuze, niba ari umubwiriza, niba ari umuyobozi, bakamuyoboka batarinze kujya kugereranya ibyanditswe byera ngo bivuga iki. Reka wumve amaherezo ukuntu bizabagendekera. Inyandiko z'ibanze ni kino gitabo, niyo magambo ngiye gusorezaho. Irarika twaryumvise muri Bibiliya, muri Yesaya cya mbere umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20 nahabasomeye. Andi magambo tugiye kwesoma muri kino gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Kino gitabo cyasohotse mu mwaka wa 2018 kuri page ya 212. Ni mu cyigisho kivuga ubutumwa bwa Marika gatatu busozwa. Baratubwiye ngo ni amagambo asoza ku kagingo. Abatari barahaye agaciro ijambo ry'Imana bakubitaga hirya no hino bava ku nyanja bajya ku yindi. Nuko ntabande gusoma ibyabanje hejuru, ni igihe Kristo azaba yavuye ahera cyane, imbabazi zarangiye ku bantu b'Imana, zarangiye no ku isi yose. Ngo abatari barahaye agaciro ijambo ry'Imana bakubitaga hirya no hino bava ku nyanja bajya ku yindi, bava mu majyaruguru bajya iburasirazuba bashakisha ijambo ry'Imana. Marayika aravuze ati ntibazaribona. Ku isi hari inzara, ntabwo ari inzara y'ibyo kurya cyangwa inyota yo gushaka amazi, ahubwo niyo kumva amagambo y'Uwiteka. Kandi iyo nzara atangiye gutera. Buriya ibintu by'Imana no gusohora k'ubuhanuzi ntabwo ari ikintu kikubitamo gutya ngo ni urugendo. Kubw'imbabazi z'Imana no kubera ko abantu batarakiriye umucyo ku munsi umwe, niyo mpamvu n'ibintu bigenda ari intambwe ku ntambwe. Uyu munsi nk'uko n'imbabazi zatangiye gukurwa ku bantu, niko n'inzara yatangiye gutera. Tuzabireba mu cyigisho mu minsi iri imbere. Ngo ni iki batajyaga gutanga ngo bumve ijambo rimwe ribabwira ko Imana ibemera? Nyamara ntacyo bari bagitanze, ahubwo bagombaga gukomeza kugira inzara n'inyota. Bagiye bakerensa agakiza uko bukeye n'uko bwije, bagaha agaciro ubutunzi bw'isi n'ibinezeza byayo, bakabirutisha ubutunzi bwose n'ingororano byo mu ijuru. Banze Yesu kandi baha agaciro abera be. Uwanduye agomba gukomeza kwandura iteka ryose. Umva amagambo ngiye gusorezaho. Aravuga ngo ubwo abanyabyaha bababazwaga n'ibyago by'imperuka, benshi bararakaye cyane, byari bibabaje cyane biteye ubwoba. Ababyeyi bitakanaga abana babo babarakariye cyane, abana nabo bikaba bityo ku babyeyi babo. Abahungu bitakanaga bashiki babo, ndetse n'abakobwa na basaza babo bibuko. Urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose, abantu babwirana bati ni wowe wambujije kwakira ukuri kuba kunyijije iki gihe giteye ubwoba. Bavandi, nimwumve ibi bintu. Nubwo uyu munsi abantu bameze nk'abari kuyoboka amashyaka, umuntu avuga ngo ndakurikira umuvugabutumwa, undi akavuga ngo ndakurikira uriya, uyu akavuga ngo bariya basohotse mu itorero ngo ngewe ngo ibyo abayobozi b'itorero bazajya bavuga byose nzayabyakira kugira ngo batazavuga ngo nasohotse mu itorero. Nimwumve amaherezo y'ubwo bufana bwanyu. Baratubwiye ngo urusaku rw'imiborogo rwumvikanaga ahantu hose, abantu babwirana bati ni wowe wambujije kwakira ukuri kuba kunyijije iki gihe giteye ubwoba. Washatse Imana ku giti cyawe nk'uko Natanayeli na Filipo babigenje. Kandi abantu bose bubaka kuri urwo rufatiro neza, n'ubundi nibo baba bagize umubiri wa Kristo. Ngo abantu bahindukiranye abashumba cyangwa se ababwiriza babo babarakariye cyane, kandi babitakana bavuga bati ntabwo mwatuburiye. Icyo cyaha ntikizambeho. Ngo abantu bitakanye abashumba n'ababwiriza babo ngo babarakariye cyane, ngo baravuga bati ntabwo mwatuburiye, mwatubwiye ko abatuye isi bose bazahinduka, kandi mwateraga hejuru muvuga muti ni amahoro ni amahoro.
Amagambo yanteye ubwoba. Niyumviye umuyobozi umwe ahagaze ku ruhimbi abwira Abizera ngo nta butumwa bwemewe bwo gukura umutima itorero, ngo abantu baza babwira ngo muri abanyabyaha ngo nimutihana muzarimbuka, ngo ntabwo ibyo bintu byemewe. Numvise abivuga ngo Abizera babarakariye cyane bati mwatubwe ko ab'isi bose bazahinduka, kandi mwateraga hejuru muvuga muti ni amahoro, kugira ngo mutumare ubwoba bwose twagiraga. Ntacyo mwigeze mutuburira cyerekeye iyi saha, kandi n'abatuburiye ibyayo mwavuze ko ari abaka n'abantu babi bashobora kuturimbura. Mbese ibi bintu si byo bari kuvugwa? Umubwiriza wese uvuga ukuri nk'uko Bibiliya ikuvuga, agatanga imiburo igenewe iki gihe nk'uko Imana yayivuze, uyu munsi yamaze gucibwa no kwitwa umuyobe, ndetse basigaye bavuga ngo abantu ngo twigishe inyigisho z'abadayimoni, kandi tuba twabisomye muri Bibiliya, tuba twabisomye mu mwuka w'ubuhanuzi tuburira abantu. Ibyo bintu byo kugira ngo ubwoba abantu bafite mu buturishe. Hari ijambo ngiye kongera kubasomera kuri iyo ngingo, kubera ko hano bayivuze mu bifuzwe byose, kugira ngo mwumve ko muri kurwanya umurimo w'umwuka w'Imana mu mitima y'abizera. Baravuze ngo ntacyo mwigeze mutubwira cyerekeye iyi saha, kandi n'abatuburiye ibyayo mwavuze ko ari abaka n'abantu babi bashobora kuturimbura. Nabonye ko abagabura batigeze baroga umujinya w'Imana, ububabare bwabo bwari bukubye inshuro 10 ubwabo bayoboraga. Niyo mpamvu umuburo twatanze twahereye ku bayobozi, ko tuzi ko akaga kabo nabari kenshi cyane kuruta k'abizera. Bavandimwe, reka mwumve iyi ngingo nifuza kubasomera. Amagambo ngiye gusorezaho ari kuri page 71 muri cyo gitabo cyitwifuzwe byose, cyasohotse mu mwaka wa 2018, ni mu cyo cya 10 cyitwa ijwi rirangurura mu butayu. Bizera kugira ngo mwumve neza ko ubutumwa bubaburira kandi bubacyaha, bubabwira akaga muzahura nako nimutihana, kugira ngo mwumve yuko ari ubutumwa buvuye ku Mana. Mwirinde umuyobozi cyangwa umubwiriza cyangwa undi muntu uwo ari we wese ushaka kubiringiza amahoro adahari. Reka mwumve amagambo ngiye kubasomera, kamanze nyasome muri Bibiliya. Yohana 16 murongo wa 7 n'uwa 8 handitswe ngo ariko ndababwira ukuri yuko kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Hejuru n'utwo amagambo avuga ngo umumaro umwuka wera azabagirira. Iyo umwuka wera aje ku muntu, ntabwo ikintu cya mbere amubwira uko Imana imwemera, ntabwo ikintu cya mbere umwuka wera abwira umunyabyaha ari uko ari amahoro rwose ko nta kibi kizamuzaho. Amwemeza iby'ibyaha bye, akamwemeza n'iby'amateka azacibwa ku bantu bose bifatanya n'icyaha. Impamvu Imana ibwiriza abanyabyaha ubwo butumwa ni iyihe? Page 71 igitabo cy'ibifuzwe byose mu cyo cya 10 cyasohotse mu mwaka wa 2018 handitswe amagambo avuga ngo Imana niyohereza intumwa ngo zishyeshyenga umunyacyaha, nitanga ubutumwa bwizeza amahoro ngo yizeze abatarabera kudamarara biringiye uburinzi, ishyira umutwaro uremereye mu bitekerezo by'inkozi z'ibibi, igahinguranya imitima yabo imyambi yo kwishinja no kwemera icyaha. Uyu ni umurimo w'umwuka wera. Abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze, kandi bimutere gutaka avuga ati nakora iki kugira ngo nkizwe. Iri jwi rero ritakisha Abizera bafite ubwoba bw'ibyaha byabo, niryo jwi abayobozi bacecekesha bakababwira ngo ni amahoro nta kibi kiri. Hari umuvugabutumwa aherutse kujya kubwiriza ahantu, n'ubuhamya yampaye. Ahageze abwirije abayobozi baramusohokana baramubwira bati itorero niba ryaranayobye ntabwo wemerewe kuvuga ko ryayobye. Baramubwira bati itorero nibyo rishobora kuyoba turabizi, ariko niba ryaranayobye ntabwo wemerewe kubivuga. Abamarayika bafite umurimo wo kumenyesha umunyabyaha urubanza rw'Imana ruteye ubwoba, ngo bimutere kugira ubushake mu ntekerezo ze. Ubu butumwa bw'urubanza ruteye ubwoba ku muntu wese wica amategeko y'Imana, ubu butumwa butera ubwoba umutima w'umunyabyaha, ni nabwo buza n'ubushake mu bitekerezo by'umunyabyaha, ubushake bwo gutakira Imana ngo avuga ngo nakora iki kugira ngo nkizwe. Ngo maze ikiganza cyacishijwe bugufi mu mukungugu kikabyutsa uwo munyabyaha wihannye, ijwi ricyaha icyaha rigakoza imigambi yo kwishyira hejuru, rigakubaza ijwi ry'impuhwe riti urashaka ko nagukorera iki? Bavandimwe, Bizera, bayobozi kandi namwe bavuga butumwa, igihe cy'amakuba atarigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza iki gihe, nk'uko byanditswe muri Daniel 12 umurongo wa 1,
twamaze kugitangira, twamaze kukinjiramo. Nubwo kitaragera mu mahina ariko twamaze kukinjiramo. Ndabararika mu izina rya Yesu ngo buri muntu wese yemere uyu muburo, buri muntu wese yite ku muburo w'ijambo ry'Imana, yihane. Ahari ibyo nababwiye nshobora kuba nabashinja ibinyoma, ariko wowe jya imbere y'Imana irondora umutima wawe, ufate Bibiliya, kandi kurondora umutima wawe ntugire ngo niyere kuzagira. Ni mu byanditswe byera, kuko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo binyuze mu mategeko y'Imana, binyuze no mu ijambo ry'Imana, niho umunyabyaha yemezwa ibyaha bye. None ndabararika buri muntu wese niyishakira Imana ku giti cye binyuze mu byanditswe byera. Buri muntu wese amenye neza ko Imana imwemera, amenye ko ubugingo bwe bwamaze gushinganwa, ko Kristo nagaruka ari mu mugabane w'abazamusanganira. Reka Imana idutere kugira ubwo bushake mu mitima yacu. Reka Imana idutere ubushake bwo kwita ku miburo. Reka Imana idutere ubushake bigishoboka ngo duhindure uruhande rubi turimo, tujye mu ruhande rwa Kristo. Imana idushoboze gukora amahitamo meza. Icyo byadusaba cyose twemere kugita, icyo byadusaba cyose twemere kugitanga, ngo duhereye mu ruhande rw'Imana. Ibyo bintu ndabibasabiye, nanjye mbyisabira, ngo Uwiteka biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Reka twicire bugufi imitima maze dusenge. Uwiteka, turagushimira kubw'uyu muburo. Utubabarire ko gusubira inyuma kwacu, utubabarire ko kutakwiyegurira by'ukuri, utubabarire ko bw'uburangare twagize ubuhanuzi bugasohora nk'uko byagendekeye abatambyi n'abafarisayo n'abayuda ntitubimenye. Ariko ubwo ukanguye imitima yacu ukoresheje ijambo ryawe, udushoboze kwihana by'ukuri no guhinduka, uduhe umwuka wawe wera, uvugurure itorero ryawe nk'uko abisezeranye. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen.